nkunda Clarise. wowe Decat ubundi ubona ni muntu ki kuri wowe? Mbo Decat ubundi ni umufana wanjye. Iyi ni yawe TV nk'ibisanzwe tubafitiye amakuru menshi cyane, amakuru y'abahanzi abastari. Icyo tugushishikariza no gukora subscribe. Uyu munsi tugufitiye umutumirwa udasanzwe, ngira ngo yatangira bibwira. Mbo wanyita Mucomani au sio? Baadaye billionaire. Yeah man. Yes, murabyumva ni Mucoma turi kumwe. Mucoma ubundi mu buzima busanzwe ubundi Mucoma ni muntu ki? Mucoma ni umuhanzi, Mucoma ni entrepreneur. Ni ibyo ngibyo tu. Ni ibyo ngibyo, ibindi bose wabajajinga bitewe nuko bari kundeba tu. Mucoma umaze iminsi Kigali, wari warabuze abafana bawe bari bagukumbuye, basuhuze muri akapera. Muri akapera man. Bajye kuri YouTube birebera indirimbo man. Bajye kuri YouTube. Hano kuri Mucoma bandike Mucoma kuri YouTube, bareta babona indirimbo nyinshi zishoboka. Bareta bazumva. Yeah man. Yeah man, nago musa nago tibishobora akakanya tu. Bo bareba indirimbo tu. Rega man ubungubu rega man. Abari byiza ko badusupportinga bakajya kuri YouTube man bakareba cyane, bakareba indirimbo cyane. Mucoma ikibazo kimwe muri Amerika wahabonye ute, hameze gute, igira kimwe? Mbo muri Amerika hari fresh nkuko no mu Rwanda ari fresh, so byaterwa n'umuntu ku giti cye uburyo ahakubereye fresh. Ariko ndashima Imana ko ngewe hari ni fresh, ariko hano iwacu niho hari fresh cyane no kurushaho. Yeah man. Reka tugaruke ku izina rya Mucoma. Ubundi izina rya Mucoma ryavuye man, izina rya Mucoma rero rifite story ndende cyane. Ndi izina Mucoma man, n'abantu twabanaga ku muhanda bareba akazina bashobora kunyita bitewe n'uburyo nabaga ndi gutera story, mbatera story mbaha motivation ati yo man hano ku muhanda tuzahava, never give up bla bla bla. Mbese nk'abandi umuntu utera story cyane no kajya bavuga ati ko man uwa wacomeye musasi ho kuburi high cyane, ho kuburi kuvuga benshi bite. Hanyuma rero batangira kujya banyita man kandi uri Mucoma tu zahara hano wacomye, so akazina kaza gutyo batangira kujya banyita Mucoma. Yo Mucoma nanjye ndavuga ati ko asubundi ko ngiye mu muziki kubera ko ntashobora kwita iryo zina, mpita ndifata rero. Ariko noneho kugira ngo rigere swaga uhita uvuga ngo Mucomani. Yeah man. Akoze cyane kudusana. None Mucoma ndagira ngo uhere uvuze ku buzima bwo ku muhanda. Mucoma agera muri Amerika byagenze gute, nize process? Musayize ya story nago ndi wivuge none ndagasuka imare. Wallahi story man, story ni ndende cyane dushobora no kuvuga kandi ariko n'abantu baranayizi menshi cyane, ntago twari tubijyamo cyane ibyo ngibyo rwose, ariko barabizi tu. Barabizi ko Mucoma man yarahasorinze kuva tanguza man nkiri umwana mutoya man, mutoya tu nabaye umukozi bro, nta kintu na kimwe ku isi ntakoze kugira ngo mbeho tu. Marabibona man, mbese subwo mvuge gute tu, ni hahandi byageraga nyine man. Uretse ko story man mbavuga ngo nago ndi wivugeho nkashiduka nyivuzeho tu, gusa nago ndi wigeho cyane. Gusa byageraga aho Mucoma aba yicaye akareba umuntu uri kurya igisheke, uri kubona uri kurya igisheke, yamara kurangiza igisheke bya bindi bari akabicira hasi, nanjye nkahita ngenda nkahita mbifata nkabishyira mu kanwa. Iyo niho hantu Mucoma yageze man. So nubumva ni story ndende. Yeah man. Noneho Mucoma tubire muri Amerika uhakora iki? Mbo Mucoma muri Amerika ndi businessman nkuko nabikubwiye tu, ndi entrepreneur, ndikora witi cyanjye gusa nkakorera n'abandi nyine kugira ngo udufaranga tuzamuke umuntu abeho cyane tu. Mbariko ndashima Imana tu. Ndashima Imana na music yanjye tu. Nibyo bintu mba nshize imbere cyane. Reka tugaruke ku mwuga wawe w'ubuhanzi. Mucoma urateganya iki? Uburi Kigali umaze gukora indirimbo zingahe cyangwa se ni yihe mishinga hano Kigali hari wowe wajuje gukora?
Mbo hano naje gukora imishinga myinshi, mfite indirimbo nyinshi, ndagira ngo hari izo bamaze nashize hanze babonye muri iyi minsi ishize. Hari indirimbo yitwa ni gucomba gifite na video, abantu benshi bari kuyikunda, hari akantu keza bakundamo kajya gatangira iyo ndirimbo, abantu bose bakumvishe baraseka, especially abanyagisenyi cyane, bw'igisenyi ndabizi abantu benshi barayikunze. So ni ikintu nyine niyo ngiyo iri muri iyi minsi iri gukora akazi cyane ikunzwe kuntu. Noneho hari n'indi yitwa Bob mfite nayo iri hanze audio yayo, ndi kwipangira video. Hari n'izindi project mfite muri studio, hari n'izo narangije nshaka kuzajyana no muri Amerika nkazikora n'amashusho muri Amerika. Noneho tu man. Dukomeje ku kibuhanzi, hari ibintu bimaze iminsi bivugwa hagati yawe na Meddy. Ubundi we na Meddy, bifu zawe na Meddy zahereye ku kiko? Ibyo bintu bimaze iminsi bivugwa mu itangazamakuru, Mucoma na Meddy bite? Mbo sasa nyine urabizi kwa kundi bavuga ngo y'abantu bari hafi babana gutyo, ntago hajya buramo utuntu tudukimbirane tuntu tumwe na tumwe, abantu umwe akabona wenda se arusha undi ikintu se runaka, nanjye nkabona ko murusha ikindi kintu, zo hakazamo nyine kwiyemera naho ubwiyemezi, so bigatuma wenda mutumvikana fresh. Ariko nta bindi bintu birenze, nta nubwo nabivuze mu rwego rwo kuvuga wenda ngo ndi kumusebya se cyangwa se ndi kumushakaho kike nk'uko abantu babivuga. Byari ibintu gusa byabayeho, nani ndi kuvuga mu buryo kugaragaza. Ni byiza ko abantu bashobora kuba hambo mu buzima busanzwe, buri muntu wese icyo waba uri cyo cyari cyo cyose, kumva ko hari ukumva ko n'ejo ushobora kumanuka nkuko n'undi ari hasi, ejo ushobora kuzamuka. So nta mpamvu yo kwiyemera, nta mpamvu yo kwemeranaho. So byari nko muri urwo rwego tu, nta bindi bintu birenze njye na Meddy. Anyway, yeah. None Mucoma, uri hano i Kigali, uteganya gusubira muri Amerika ryari? Mbo ndashaka gusubirayo ejo ndasubirayo. Hari akantu ngiye kukubaza, nabonye abanyarwanda benshi babonye utungura Clarise Kalasira umusanga hano, gira ikintu muvugaho bimeze muvugeho, ngira icyo muvugaho. Ngize icyo muvugaho mani se, mani ko namuvugaho nk'amasaha umunsi wose se, na uriya mwana ni sawa cyane, namuvugaho nk'umunsi wose, gusa ni sawa, ni inshuti yanjye, ndumva nta bindi birenze. Mucoma, mu muziki nyarwanda ngira ngo nawe nk'umuhanzi nyarwanda hari abahanzi bagukunda, nawe hari abandi bahanzi ukunda. Mu muziki nyarwanda nabahe bahanzi ukunda? Nkunda Clarise wenyine. N'abandi ndabakunda. Mucoma, hari ikintu ngiye kukubaza ku kintu kijyanye n'abasireye Queen. Urabona muri Kigali bavuga abasireye Queen barahari benshi, bavuga ba Shadebo, bavuga ba Sani, bavuga ubundi Strawberry uramuzi? Naramubonye, naramumenye muri iyi minsi, natangiye kujya mubona kuri Instagram. Ariko ubusanzwe ntabwo ari umuntu? Oya, ntabwo nari muzi, ariko hari ukuntu nsigaye mbona hari ifoto umukobwa wambaye ubusa gutya w'inzobe tu, hari ukuntu nsigaye mbona ifoto ye nanjye, naramumenye. None mu basireye Queen bari hano i Kigali, ubundi iyo bavuze Sireye Queen we wumva iki? Mbo ngewe iryo jambo ntabwo nzi meaning yaryo cyane, ariko ukuntu stories z'abantu ukuntu babivuga nyine, niyo abakobwa bajya kuri Instagram bakaryiraha bakerekana yo man ndi kuri Miami Beach, kandi wasanga ari hariya ku kifoto, ariko akavuga ati yo ndi Miami, akaza ku muturirwa w'abandi ati yo ibintu nk'ibyo nyine tu, ako ni fresh tu, nge ntari bigenda byikundira. Wemera ende mu basireye Queen man, musa umuntu nemera muri abo se mu basireye Queen ba hano, sha nta nomwe tu, ngenda cyari hahandi tu, hahandi. None reka nkubaze, noneho mu buzima busanzwe ujya ureba football yo mu Rwanda, muri Espagne, mu Bwongereza, tunyure muri ibyo bihugu byose, mu Rwanda ufaniye ikipe? Ngewe mu Rwanda mfana amakipe yose. Nige fana amakipe yose kabisa, wallahi. Yose wayisanga? Yose nyisangamo. Mu Bwongereza nta n'ikipe n'imwe nzi, no sinkubeshye, nta n'imwe nzi kabisa. Umva nta muntu nzi, umuntu byibuze njya numva, njya ndebaho rimwe na rimwe nkamwumvaho ni Cristiano, sinzi ikipe akinamo, nta kindi kintu.
nta kindi kintu gusa nzi ko ari umukinnyi. uri umufana Ntago ndi umufana we, ni kwa kundi nyine umufana umuntu umukinnyi witwa Cristiano ukamureba ukabona ngo arakina ni umukinnyi bla bla, ariko umbaje ngo ikipe akinamo sinyizi, nta nzindi stories nzi, gusa uwo niwe mukinnyi nzi muri Europe kari umukinnyi. mu minsi ishize hari ibintu nabonye Decat Vivo avuga kuri Mucoma, wowe Decat ubundi ubona ni muntu ki kuri wowe? Mbo Decat ubundi ni umufana wanjye wa Danje. Ni umufana wawe uri umufana wawe? Oyi, Decat ni umufana wanjye wa zamani cyane, buriya atari yanamenyekana. By the way, ngenda muzi, urebye n'indirimbo zanjye zo mu myaka nk'itanu ishize yazanjye, ukajya ukareba comment yajyaga ziteraho comment kera, none akajya nyandikira kuri Instagram, akajya nyandikira kuri WhatsApp, kuri Instagram, nyine nkamufata ni umufana wanjye, ntago nacuma umufana wanjye amazi nk'umuhanzi, ariko nkabona no mutima twa Decat tu. Mbo akajya nyandikira fresh, tutangira kujya tuganira, mbona atangiye kuzana YouTube channel ye, atangira kuzamuka, kandi congratulation kabisa, ni umusore ukora akazi ke neza man. Nawe tuzamuha gift tu, nawe uzamuha gift one day, nzamuha gift tu itandukanye nk'iyo wahaye Kalasira. Niyo nahaye Kalasira, of course ntago namuha gift imeze nk'iya Kalasira kabisa. Ese ubundi nimba atari ibanga, ninde wakubwiye ahantu Kalasira yarari? Tubwire ko twabonye uvano muri kwe, tubwire ninde waguhaye ibanga ryano yarari, cyangwa wari uhamaze iminsi uhacumbitse? Musa na uri hatari mana, urashaka kubaza mana utuntu turi inyuma y'amashuka kweri. Oya wowe twabonye uvano muri kwe, wari uriho ubundi niho mba ndirere, cyangwa wari wabipanze na Bakti? ntabwo yari Bakti ubundi, ayirehera gira kigano ntabwo cyari cya Bakti. Ariko mbese ko muri ishu oya Bakti turaziranye fresh, nzi ko nawe ari umunyamakuru mwiza ukora akazi ke fresh, so ni ukuvuga ngo hariya niho nkunda kuba ndi, muri la hoteli niho nkunda kuba nibereye, niryamira, njya kwirirayo breakfast. Ubwo rero nyine byari bimeze nka gutyo nyine, nayo nigende mu dushuguri twanjye, abantu b'abaserive bahita bambwira uko hari umukobwa Kalasira ari hariya. Turi gusoza, gira ikintu kimwe wabwira Kalasira Clarisse n'abanyarwanda muri rusange. Man, tena Kalasira man, ye baba we Musa, no comment. Gira ikintu umubwira nk'umuntu, kereka muzajyana muri Amerika? Muri Amerika saya ntago tuzajyana, icyo navuga ndamwifuriza ibyiza, akomeza atera imbere muri music, nanjye nkomeze ntera imbere, n'abandi bakomeze batera imbere, nawe utera imbere, n'abari kutureba batera imbere, n'abana bo ku muhanda nabo bave ku muhanda batera imbere, inshallah twese Imana idufashe dutera imbere. Vuga ati kora subscribe kuri yawe TV. Umva man, kuri yawe TV. Umva man, basaza, abashabitsi banje, abantu bose bemera Mucoma, mukore sabukarave man, sabukreve man kuri yawe TV, aho siyo? Yeah man. Merci beaucoup. Asante wanje, ndashimye.